Shalom shalom bakunzi batangituno turabasuje kandi tubaha ikaze mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi. Nk'ibisanzwe tuba dufite ingingo y'umunsi tugiye kuganiraho. Rero uyu munsi nabwo tuje mu yindi ngingo kandi ntekereza ko ari ingingo nziza cyane cyane ku bagore, ku bakobwa cyangwa n'abategarugori. Nimwigire hino tuganire, nimwigire hino ngire ibintu mbaganiriza. Hanyuma niba iki kiganiro nawe uri kucyumva uri umugabo cyangwa uri umusore, ufite inshuti zawe z'abadamu cyangwa abakobwa, ufite umugore, ufite bashiki bawe, iki kiganiro ukibaye nabo bacyumve kuko ndakeka bari buze gukuramo ibintu by'ingenzi. Buri mwaka ku itariki ya 8 Werurwe isi yose yizihiza umunsi mpuzamahanga wahariwe umugore. Ni umunsi wo kuzirikana uruhare rw'umugore mu muryango, mu gihugu no ku isi yose. Ni umunsi wo kwibuka urugendo rurerure abagore bakoze bashaka uburenganzira, amahirwe angana n'ay'abagabo ndetse n'icyubahiro muri ubu buzima. Rero hari ikibazo nibajije ariko ntekereza ko n'abandi bantu benshi bakunda kwibaza, ariyo mpamvu navuze ngo reka tuganire kuri uyu munsi mpuzamahanga wahariwe umugore uhora uba buri mwaka. Ikibazo kiragira kiti, ese uyu munsi ni uwo kwambara neza gusa no kwakira indabo? Kuko uyu munsi nyine haba ibirori cyane iwacu ndetse no ku isi. Abadamu bakakira indabo, bakakira impano, bakambara neza, bagasohoka, bakajya kubyina, bagateka uwo munsi, nyine bakizihiza. Ariko se koko uyu munsi ni uwo kwambara neza no gusohoka no kurimba no kwakira indabo? Cyangwa hari ubundi butumwa bwimbitse buri muri uyu munsi twagakwiye kurebera hamwe cyangwa se twagakwiye kuzirikana? Rero uyu munsi si uwo kwishima gusa, ni n'umunsi wo gutekereza ku buzima bw'umugore, ku ntego ze, ku ndoto ze, n'aho ashaka kugeza ubuzima bwiwe. Rero muri iki kiganiro cy'uyu munsi hari ibintu bitatu by'ingenzi nshaka ko tuganiraho. Ibyo bintu bitatu by'ingenzi, icya mbere ni iby'umugore akwiye kwizihiza kuri uyu munsi. Icya kabiri ni iby'umugore akwiye kwirinda. Icya gatatu ni iby'umugore akwiye gutegura mu buzima bwe. Igice cya mbere muri ibi bintu bitatu by'ingenzi tugiye kuganira, igice cya mbere ni iby'umugore akwiye kwizihiza kuri uyu munsi. Uyu munsi umugore akwiye kwibuka ibintu bitatu by'ingenzi. Ikintu cya mbere, kwizihiza agaciro ke cyangwa se kuzirikana agaciro ke. Kuko umugore akwiye kuzirikana agaciro ke, kuko umugore ni mutima w'urugo, ni mutima w'umuryango. Umugore ni urera abana. Uzarebe niyo abana bapfapfanye cyangwa iyo umwana afite uburere butari bwiza, baravuga ngo yabuze uburere bwa nyina. Rero umugore niwe urera, umugore niwe wita ku bandi, umugore niwe wubaka amahoro mu rugo. Burya umugore watakaje amahoro mu rugo, urwo rugo ntirugira amahoro. Ariko umugore ufite amahoro mu rugo, urwo rugo rugira umutuzo. Rero iyo umugore ahagaze neza, n'umuryango urahaguruka. Iyo umugore kandi agize imbaraga, haba umuryango, haba igihugu, bitera imbere kandi bigakomera. Uyu munsi rero umugore akwiye kwibwira ati, cyangwa se kwibaza ati, cyangwa se kwibwira muri we no kwikomeza muri we, avuga ati, njyewe mfite agaciro, ubuzima bwanjye bufite umumaro. Ingingo ya kabiri, kwizihiza ibyo amaze kugeraho. Abagore benshi bakunda kwibagirwa ibyo bagezeho. Ibi bintu dukunda kubigarukaho no mu kiganiro no mu bindi biganiro byacu bya buri munsi. Abantu benshi ntabwo dukunda kwibuka ibyo twagezeho. Ariko we mugore, mukobwa unkurikiye, nakubwira ngo ukwiye kujya wizihiza, cyangwa se uyu munsi wongere usubize amaso inyuma, wizihize we kumva ko ari itariki 8 gusa umunsi w'umugore, ni umunsi w'umugore, ahubwo ibuka no kwizihiza ibyo umaze kugeraho, ntukabyibagirwe. Usanga rero abagore benshi bakunda kwibagirwa ibyo bagezeho, bagatekereza gusa ku byo batarageraho. Ariko uyu munsi ni umwanya mwiza wo kwibaza uti, ni izihe ntambwe nabashije gutera mu buzima? Ese ni ibihe bibazo
nahuye nabyo ariko nkabasha guhangana nabyo kandi nkabitsinda. Ese ni iki nize cyangwa se namenyeye muri uru rugendo kandi cyampaye imbaraga, cyangwa se ni irihe somo nakuye muri ubu buzima bw'uru rugendo rwanjye mu myaka yose maze kugeza uyu munsi? Niyo rero haba ari intambwe ntoya wateye, nubwo byaba ari ibibazo wita ko byoroheje wabashije guhangana nabyo, niba ari isomo runaka wabashije kwiga kandi rigafasha ubuzima bwawe, ni intambwe ikomeye mu buzima bwawe ukwiye kuzirikana, ntubyibagirwe, ahubwo bikagufasha, kuko iyo utibuka ibyo wabashije kugeraho nta nubwo ubona imbaraga zo kubasha gutegura ibiri imbere. Ariko iyo hari ibyo ubona wabashije kunesha, iyo ubona hari ibyo wabashije guhangana nabyo, iyo ubona hari ibyo wagezeho nawe biguteye ishema, byanga byakunda biguha noneho imbaraga zo kumva ko n'ibiri imbere atari urugamba rukomeye, ahubwo rworoshye uzabasha kurutsinda. Ikindi cya gatatu ni ukwizihiza imbaraga zo kudacika intege. Rero usanga wowe unteze amatwi, nakubwira ngo abantu benshi bahura n'ikibazo cyo gucika intege, ariko niba warabashije kugera kuri ibi twari tuvuze mu ngingo ya kabiri, byo kuba hari intambwe wateye mu buzima, hari ibibazo wabashije gutsinda ukanesha, ku masomo wagiye wiga, iziza n'imbaraga zo kudacika intege. Ubuzima bw'umugore akenshi burimo ibigeragezo byinshi. Harimo inshingano z'umuryango, harimo akazi akora ka buri munsi, harimo kurera abana bitoroshye, kurera buriya n'akazi katoroshye, harimo n'ibindi bibazo by'ubuzima busanzwe duhura nabyo by'umwihariko nk'abagore. Ariko nubwo bimeze bityo, abagore benshi barakomeza bakagira imbaraga, bagakomeza bagahangana, kandi ubuzima bugakomeza bwa buri munsi. Izo rero mbaraga ukwiye nazo kuzizihiza. Wikumva ko wenda niba nta n'icyo wumva kidasanzwe wagezeho, hari ubwo dushobora kuvuga tuti nihe ntambwe wabashije gutera mu buzima wawe, wazajya ureba ukumva ntabwo uri kuyikura ngo uyibone. Ariko basi niba ubasha no gushobora inshingano z'umuryango, n'ubasha gukora ukazivanga, ugafata izo nshingano z'umuryango ukazongeraho akazi ka buri munsi ukora, ukazongeraho kurera abana, ukazongeraho no guhangana n'ibibazo by'ubuzima bwa buri munsi, kandi ukabaho udacitse intege, umeze neza, ni imbaraga nazo ukwiye kwizihiza kuruta kuba wacika intege. Igice cya kabiri cy'iki kiganiro cyacu, ko twavuze ko turi buvuge ku bintu bitatu by'ingenzi, igice cya kabiri rero ni iby'umugore akwiye kwirinda. Hano igice cya mbere twari twarebye iby'umugore akwiye kwizihiza, noneho tugiye kureba noneho ni ibiki umugore akwiye kwirinda. Nubwo ari umunsi w'ibyishimo, hari ibintu umugore akwiye kwirinda muri ubu buzima. Icya mbere, kwirinda kwigereranya n'abandi. Abantu benshi bakunda kwigereranya n'abandi cyane, kandi usanga ibyo bintu byangiza abagore benshi. Rero umugore we unkurikiye, ikintu gishobora kuguca intege cyangwa se ikintu gica intege abagore benshi harimo no kwigereranya n'abandi. Akenshi ku mbuga nkoranyambaga tubona abantu basa neza n'abafite ubuzima bwiza kurusha abandi, tubona amakupure ari gukina ibintu ukabona rwose biraryoshye, tukabona amakupure ari gutanga témoignage, tukabona ibintu ni byiza, tukabona basohotse, tukabona nyine tukumva biriya turi kubona hariya nibyo byagakwiye kuba mu ngo zacu, tukumva twebwe byaracitse, ntago bimeze neza nyine, kuko bitameze nk'ibyabariya. Ariko biriya ni ibintu bya ya minota warebye 40 cyangwa isaha, ntekereza ko nta n'ibyo bajya bakora bigeze mu masaha 2. Sintekereza ko ari ikiganiro kigeze mu masaha 2, komedi cyangwa se n'indi show berekana igeze mu masaha 2. Rero ibaze ibyo bintu by'iminota 40 gusa cyangwa isaha imwe wabonye, ariko ugahita wumva ko ibintu byose byacitse. Noneho tekereza ibiba mu masaha 23 asigaye ni ibiki? Rero ntabwo ukuri guhari ni uko buri muntu wese aba afite urugendo rwe, ntukagereranye ubuzima bwawe n'ubw'abandi. Hano mpise nibuka agakuru kamwe, nakumvanye umuvugabutumwa umwe, sinibuka uwo ari we, niba atari Pasteur Nsenga, ni Pasteur Julienne, umwe muri abo ngabo, yavuze ukuntu ngo hari famiye imwe yari ifite imodoka. Noneho buri gihe
uko umugore agiye kuva mu modoka umugabo akaza akamukingurira urugi, noneho hakaba undi mudamu ku ruhande uhora ubibona, agahora ababaye avuga ati niba n'uriya mugore yarakize, umugabo wazi kumuha keya, umugabo wazi kumwitaho, ibaze noneho atibaza umuntu umukingurira urugi rw'imodoka we, akajya amubwira ati niba nawe sha warakize we bakwitaho ku rwego ruteye ubwoba, ati koko bigera nawe bagukingura urugi rw'imodoka, ati njyewe ati njyewe umugabo wanjye ibyo ntiyanabikozwa, ati ntashobora no kubikora, ati mbwaye n'ibindi, ati n'icyo cyonyine ntiyanagikora ari icyo ngicyo, ati noneho ibindi, ati rwose noneho agahora yumva ababaye umutima we, agahora yumva afite ishyari mugenzi we amubwira ati ariko se mu by'ukuri koko ubabajwe nuko bamfungura urugi rw'imodoka, ati wakubwira, ati wakuganirira, ndamubwira ati hoya, ati sha we baguhake, ati simba mbibona se, ati baze noneho ibintu tubonesha amaso, ati baze noneho ibyo tutabona. Igihe kimwe namubwira ati wumva nshuti yanjye reka nkubwire, buriya iriya modoka ukuntu uyireba urugi rwarapfuye, iyo wicayemo imbere ntabwo ushobora kubasha gufungura ngo usohoke, niyo mpamvu rero umugabo wanjye buri gihe ankingurira, kubera ko ngiyo ndimo imbere ntabwo nakwikingurira, ati buriya asohotse akansigamo nyine byaba birangiye, nagumamo nkamutegereza paka agarutse, ati rero nyine nta bundi buryo uretse kunkingurira, ariko ntabwo ari ibyo bigaragaza ko amake. Noneho bajya bicara baraganira, batekerezanya amateka yabo, batekerezanya ubuzima bwabo, undi arigaya cyane aravuga ati Imana imbabarire, ati ntabwo, ati ahubwo ndumva njyewe meze neza ndi muri paradizo. Rero icyo nyine ni ikikwereka ko kwigiranya n'ubuzima bw'undi muntu ntabwo uba uzi mu by'ukuri ibibera aho utareba, ntabwo uba uzi ibibera hariya, niyo mpamvu udakwiye kwigiranya n'undi muntu uwo ari we wese, uba ukwiye kwishimira ibyo ufite, uba ukwiye kwishimira ibyo ugezeho, uba ukwiye kwishimira ubuzima ubayeho, niba hari ibitari kugenda neza uri kubonesha amaso yawe mu buzima bwawe cyangwa se mu rugo rwawe, ukiga cyangwa se ugashaka uburyo ki ibyo bitagenda neza byakagenze neza, ariko utagiye kurebera ku bandi, kuko nujya kugerebera ku bandi ukajya kwigiranya n'abandi byanga byakunda, iwawe ntabwo bizagenda neza, kandi ingo nyinshi zihoramo ibibazo, zihoramo amakimbirane kubera abagore bigereranya n'abandi, rimwe na rimwe bakajya no mu ngeso mbi kubera kwigereranya n'abandi, bibwira ko izo ngeso mbi arizo na bagenzi babo banyuramo kugira ngo ibintu byabo bigende neza. Rero ikintu umugore akwiye kwirinda kuri uyu munsi cyangwa se akwiye gufatira ingamba kuri uyu munsi, harimo no kwirinda kwigereranya n'abandi. Icya kabiri, kutibagirwa indoto zawe cyangwa se ukajya wirinda kutibagirwa indoto zawe. Hari abagore benshi bitangira abandi bantu cyane ku buryo bibagirwa inzozi zabo bwite, ugasanga bita ku bana cyane. Kwita ku bana si bibi, kwita ku muryango si bibi, no kwita ku kazi si bibi, ariko nanone bikore ariko wibuka n'indoto zawe. Ntuzigere na rimwe wibagirwa indoto zawe, ibyo ushaka kugeraho mu buzima bwawe. Jya uhora wibaza ute se ndota iki ubundi muri ubu buzima, cyangwa se ni izihe nzozi mfite muri ubu buzima, ese ubundi ni iki kintu nshaka kugeraho? Ni ukurera bano bana gusa nkabakuza bikarangira, cyangwa hari ibindi nshaka kugeraho, cyangwa ndashaka kubarera ariko nkabarera mu buryo bwiza, bakazakura nabo bafite mama bishimira. Ese umuryango wanjye wo wifuza gukomeza kumbona aha ngaha? Mbese ukajya wibaza ibibazo byinshi by'ibintu wumva wifuza kugeraho uvuye muri ako kazitiro urimo. Umugore ukomeye cyangwa se umugore w'umunyembaraga ni uwita ku bandi ariko ntiyibagirwe. Ni uwita ku bandi ariko ntiyibagirwe. Icya gatatu ni ukwirinda kwemera ko adashoboye. Ariko uzi ko abagore benshi bahura n'ibicantege bumvisha ukuntu badashoboye, ukuntu ntaho bagera, ukuntu ntabyo bageraho, kandi koko umuntu akireba muri iyo ndorerwamo akumva koko atabishobora.
hari amagambo menshi cyane abagore bagiye bumva imyaka myinshi, ari nayo mpamvu uyu munsi wabaye, kuko hari ababyumvise bakwireba bakabona bafite izo mbaraga, barangije barahaguruka baharanira uburenganzira bwabo. Rero hari amagambo menshi cyane bagiye bumva, harimo nko kumva, cyangwa se n'uyu munsi nawe ushobora kuba uyumva, cyangwa se ukumva n'uwo bayabwira, cyangwa ukumva n'uwo bayavuga. Bashobora no kuba batabivuga ngo babimubwire, ariko baba bicaye ahantu bakamutaramana bakabivuga ati ntushobora kubikora, ibyo ni iby'abagabo, ntibizashoboka, ibintu ugiyemo ntibizashoboka kuko uri umugore. Ayo ni amagambo y'urucantege, ayo ni amagambo agusubiza inyuma. Ariko amateka y'isi yerekana ko abagore bashoboye cyane ndetse bakoze n'ibintu byinshi cyane kandi bikomeye. Niyo mpamvu rero umugore akwiye kwirinda kwemera amagambo yose amuca intege, ahubwo akajya yahungira kure, akayumva rwose, ariko akitambukira akumva nka kwa kundi wumva ijwi rya nyiramubande rirangira hirya iriya, kandi ntuze kongera kuryibuka na rimwe mu buzima. Igice cya gatatu rero, ari nacyo gice cya nyuma cy'iki kiganiro cyacu, noneho twarebeye hamwe ibyo umugore akwiye kwizihiza, turebera hamwe ibyo umugore akwiye kwirinda, noneho tugiye kurebera hamwe ibyo umugore akwiye gutegura mu buzima bwe. Uyu munsi ntukwiye kuba umunsi wo kwizihiza no kubyina no kurya no kugira gute gusa, ahubwo ukwiye no kuba umunsi wo gutegura ejo hazaza hawe. Icya mbere, gutegura intego zawe z'ubuzima, cyangwa se gutegurira ubuzima bwawe bw'ejo hazaza. Umugore akwiye kwibaza ati, mu myaka 5 iri imbere ndashaka kuba ndi hehe? Ndashaka kuba ndi iki? Ese ni ubuhe bumenyi ashaka kwiga? Ukwiye kwibaza uti, wowe nkurikiye ukwiye kwibaza uti, se ni ubuhe bumenyi nshaka kwiyongeraho cyangwa se nshaka kwiga? Ikindi ukavuga uti, ni ubuhe buzima nshaka kubaka? Ese mu gihe kiri imbere ndashaka kuba meze nte? Nshaka kuba ndi uyu nguyu nyine wireba gutya, cyangwa hari urundi rwego numva nifuza kwibonamo? Intego zituma ubuzima bugira icyerekezo. Rero iyo nta ntego ufite, n'ubuzima bwawe nta cyerekezo bufite, uhora nyine ubona wizengurukaho buri munsi, imyaka igashira n'indi ikaza, ukajya ubona nta kintu na kimwe wigeze wiyunguraho, kubera ko hari intego z'ubuzima wari ufite ariko utigeze utegura, utigeze ushyira mu bikorwa, utigeze unaharanira. Rero uyu munsi ukwiye gutegura ejo hawe hazaza, utegura intego zawe z'ubuzima bwawe. Icya kabiri, kwita ku bwigenge bwawe. Ikintu gikomeye umugore akwiye gutegura ni ubwigenge. Harimo ubwigenge bw'imitekerereze, ubwigenge mu bumenyi, ndetse n'ubwigenge mu bukungu. Bya bintu twavuze, za ntego ukwiye kugira, noneho harimo no guharanira ubwigenge bwabyo. Ariko hano tuvuze ubwigenge, ntabwo tuba tuvuze kuba igishegabo cyangwa gutakaza izindi nshingano wari usanganywe ngo ugiye kuba ikigenge. Hano ntabwo ubwigenge turi kuvuga ari kuba cya kigenge nyine cy'ikigomeke, ahubwo ni uko umugore nawe agira ibitekerezo bizima byakunganira umuryango, byanafasha umuryango gutera imbere. Niyo mpamvu nawe afite uburenganzira bwo gutanga ibitekerezo, niyo mpamvu afite uburenganzira bw'uko ibitekerezo bye yatanze nabyo byagashyizwe mu bikorwa, hanyuma hakarebwa umusaruro wabyo. Icya kabiri, umugore nawe afite ubwigenge ku bumenyi runaka. Ntabwo hari ibintu utagenewe kumenya. Ibintu byose, ubumenyi bwose buriho, umugore yagenewe nawe kubumenya. Niyo mpamvu ubwigenge bwo kugira ubumenyi runaka nabwo burakenewe, kuko nugira ubumenyi runaka, nubwo umugabo wawe yaba yita ku rugo gute, ariko akeneye amaboko yawe, akeneye inkunga yawe kugira ngo nyine mubashe gutera imbere kurushaho. Rero iyo hari ubumenyi wiyunguye, iyo hari ubundi bumenyi wungutse, bifasha gutera imbere k'umuryango wawe. Ikindi, mu bukungu, ntabwo ari cya gihe cy'uko umugore akwiye kwicara agafunga amaboko akumva ko umugabo akwiye kubatamika byose, ahubwo nyine ukeneye ubwigenge nawe mu bukungu, ugakora, ukagira ubushobozi, nawe ukagira amafaranga, nawe nyine ukabaho utari indushyi
kandi wari ufite uburyo bwo gukora. Rero iyo umugore yigenga aba afite n'ubushobozi bwo gufata ibyemezo byiza mu buzima bwe, bwa buzima bwawe bwite ufitemo ubushobozi bwo gufatamo ibyemezo. Hanyuma icya gatatu, kwita ku buzima bwe. Umugore nawe aba akwiye wowe unkurikiye, ibintu byose twavuze hano hejuru utitaye ku buzima bwawe ntacyo byaba bimaze. Hari abagore benshi bita ku bantu bose bakibagirwa kwita ku buzima bwabo, ariko ubuzima bwiza ni ishingiro ry'ibindi bintu byose bibaho. Umugore rero akwiye kuruhuka bihagije, nubwo ufite inshingano nyinshi, ku bitugu byawe hariho ibintu byinshi cyane bikuremereye, inshingano z'umuryango, abana, akazi, ibibazo byo mu buzima bwawe bwite, nyine ufiteho ibintu byinshi cyane bikuremereye, ariko utegetswe cyangwa utegerejwe kugira ngo ubashe no kuruhuka bihagije, kuko uko umubiri wawe uzagenda unanirwa niko bya bindi utazabasha kubisohoza, cyangwa se za nshingano utazabasha kuzisohoza, kandi nutabasha kuzisohoza nyine nk'uko twabonye ko umugore ari mutima w'umuryango cyangwa ari mutima w'urugo, ibintu bizangirika. Kurya neza no kurya neza biri mu bintu bituma ugira ubuzima bwiza, hakaza no kwita ku buzima bwawe bwo mu mutwe. Ahangaha ho na nyakubahwa Madamu Jeannette Kagame mu butumwa yageneye abagore kuri uyu munsi, iki kintu yakigarutseho cy'uko umugore akwiye kwita ku buzima bwe bwo mu mutwe, kuko ubuzima bwawe bwo mu mutwe butameze neza cyangwa se amarangamutima yawe atameze neza, n'ibindi bintu byose birangirika kuko ntabwo uba ufite icyo utanga. Ikindi ni ugufata umwanya wo kwikunda. Kwikunda hano tuvuga ntabwo ari ukuba nyamwigendaho cyangwa se kwikubira, ahubwo ni ukongera kwigarukamo ukiyitaho. Kwiyitaho atari ukuvuga ngo ni gusa neza no kwambara neza gusa, ahubwo nawe w'imbere mu marangamutima yawe, mu byishimo byawe ukiyitaho, kuko ntago iteka ryose ibyishimo uzabibonera mu bandi, nawe uzabyiboneraho. Rero ugashaka uburyo bwo kwikunda. Aka kantu ko kwikunda nzabakorera ikiganiro tukavugeho mu buryo burambuye, tuvuge uburyo umugore akwiye kwikunda, uburyo nyine n'uburyo yakwikundamo, kuko hari igihe tuvuga kwikunda ariko umugore ntiyumve uburyo yakwikundamo. Rero nzabakora ikiganiro kigaruka ku kuntu umugore akwiye kwikundamo. Ntaragera ku musozo, reka mbasomere ubutumwa nyakubahwa Madamu Jeannette Kagame yageneye umugore kuri uyu munsi. Ni bwiza nk'uko yabigarutseho kandi burabafasha. Yagize ati: kuri uyu munsi twizihiza abagore, ndabasaba kongera kwigenzura mu marangamutima, imico n'imyitwarire, mumenye kwibungabunga byose mugamije kwiyubaka. Uyu munsi wongere kubibutsa ko uko mukunda abandi mukabitaho mukabamenya, namwe ari byo bibakwiriye. Uko mwita ku buzima bw'abandi, namwe mwite ku bwanyu, cyane cyane ubuzima bwo mu mutwe. Umunsi mwiza w'umugore. Ubwo ni ubutumwa bwa nyakubahwa Madamu Jeannette Kagame yageneye abagore kuri uyu munsi. Uko mwita ku bandi, namwe mwite ku buzima bwanyu, cyane cyane ubwo mu mutwe. Ibintu yavuze hano byose twabigarutseho mu kiganiro cyacu, mu ngingo zacu zo hejuru, kandi rwose bagore beza, abagore n'abakobwa muri rusange, mutegerejwe kwikunda, mutegereje kwiyitaho, mutegereje guhindura ubuzima bwanyu bitagizwemo uruhare n'undi muntu uwo ari we wese. Nasoza mvuga ngo rero umunsi mpuzamahanga w'umugore ntabwo ari umunsi w'indabo gusa, ntabwo ari umunsi wo kwishima gusa, ntabwo ari umunsi wo gusohoka bakajya kukugura ibyo batari basanzwe bakugurira, si umunsi wo kwicara mu rugo ngo umugabo ari we ugutekera gusa, ahubwo ni umunsi wo kwibuka agaciro kawe nk'umugore, ni umunsi wo kwishimira ibyo umaze kugeraho, ni umunsi wo gutegura ejo hawe hazaza. Ku mugore wese rero wankurikiye cyangwa wakurikiye iki kiganiro cyanjye, ibuka ko ufite agaciro, ibuka ko ufite imbaraga, ibuka kandi ko ejo hawe hashobora kuba heza kurushaho kandi ubigizemo uruhare. Ndabashimiye cyane ko mwabanye nanjye, mwakoze kubana nanjye,
mugume hano kuri Time to Know, dusubire ubutaha, ndabakunda cyane. Shalom shalom.